Mwaramutse neza nshuti zanjye, Uwiteka duhire kuri mwese mwese mwikundanira nawe Nitadena Show. Ndagarutse rero muri mwa mwanya mwiza, umwanya dukunda twese tutari bakeya, umwanya dusigaye dufitiye amatsiko, intimba ya Ravi. Ni ukuri nshuti zanjye, noneho intimba ya Ravi aho igeze nawe ubwawe, n'iyo utavuga n'iyo utareba, byonyine ukabona ifoto iri muri sikirini itangiza filime y'intimba ya Ravi, wahita uyikunda ukiyibona. N'abatindi rero murabizi ko ngiye nkubita mbangura aba ari vuba vuba. Umunsi w'ejo ibintu byari umuriro. Mbanze mbahobere ariko mbanze mpobere abantu bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino, mwebwe mugenda mudahwema kunyereka urukundo rwanyu, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Niba rero ari ubwa mbere ugeze hano kuri Winitadena Show, ndakumenyesha ko watanzwe. Hindukiza amaso yawe urebe hejuru ukore subscribe. Hano haba amahirwe, imigisha byinshi cyane, ariko tugira principe imwe twumva inkuru yose uko yatangiye n'aho yatangiriye, tugasoreza kuri busohoke none. Niyo mpamvu nkwibutsa ngo jya wumva ikiganiro ucyumve kirangire, uze gukomezanya na comment na like. Ntiwibagirwe kugenda ukoze kuri like inshuti yanjye, kuko uri umunyamahirwe kuba wahuye na Winnie, biragufasha gusobanukirwa iby'intimba ya Ravi. Umunsi w'ejo mu bukwe murabizi neza, ndabizi ko mwese mukeneye kumenya amakuru y'ubukwe uko byarangiye nuko biri bugende uyu munsi. Umunsi w'ejo murabizi ko Ravi yamaze kugeza umusaza mu kirori ahita abura. Twebwe ariko turabizi ko atagiye kure, yari ari inyuma na Mado bari gusubiranamo. Ariko se koko Ravi we ntakumbuye Shema? Ntucikwe ntucikwe, wikuraho urushinge wenda nkwibwirire. Ravi abonye Shema, murabizi Ravi yaganiriye na Manzi ibintu byose, kugeza ubwo Ravi ahura na muzehe papa wa Shema, Manzi ari we ubizi wenyine. Ese Ganza we yaje kubijyamo ryari? Nimucike, ubu nibwo ngiye kubaha behind scene y'ikirori cy'umunsi w'ejo, ubwo Shema atarazi ibiri kuba, we yari ategereje plan ye yagiyeho na Didiye, ariko atazi ko hari plan B ya Ravi na muzehe na Ganza. Abo bantu ntabwo Shema yari azi ko bari mu mukino, yari azi ko yabihishe nyine ari ibye na Manzi na Didiye. Ariko Didiye ni umwakiteri mwiza. Didiye muri iki bice ndimo ndagufana pe, ni look kuri Manzi. Manzi nawe finally bamuteretseho dread, ariko se ubundi mutabeshye katwiganirire tuve mu bya filimi twebwe tuba tureba. Murabona iyi filime mwebwe ubwanyu, mwebwe mukomeza kuyireba, nshaka kubabaza ikibazo gito. Ni irihe somo mukomeza kugenda mukuramo? Ni ayahe magambo y'ingenzi? Ni iki wumva wakubakiramo ushaka kuba cyo muri iyi filime? Wowe uri kumva filime ukaba ureba n'iki kiganiro ukaba ugejeje aha ngaho, nyumva muri iyi filime ndashaka kumbwira ngo ndifuza kuba umukinnyi nk'uyu nguyu. Abashaka kuba Claudine, arye mwaba mutabibuka amazina, ariko n'ubu utabibuka amazina tugenda dukoreshaho amazina y'abakinnyi bake na bake, ujye unyandikira umbwira uti ndashaka kuba nka Biyayo. Ubwo nawe urahita utubwira ngo niba ushaka kuba nka Biyayo turahita tumenya role Biyayo akina, tugufate nyine nka Biyayo. Niba ushaka kuba nka Ravi turamenya ko ari we muntu ukomeye nyine, ushaka kuba umutima ukomeye, ushaka guhindura ibintu. Ariko nanone mwibuke ko Ravi ubu ngubu none ari umunyantege nke, akumbuye Shema pe, aramushaka iruhande rwe, ariko yakomeje kumubura. Reka tuve mu gikwe aha ngaha rero. Ubwo Claudine yatorokeshaga Aline, murabizi neza byari bikomeye. Twari tuzi ko Claudine akorera papa wa Shema. Ese Claudine ko ari gutorokesha Aline, muratekereza bamujyanye? Ese barenze ku gipangu polisi itarabageraho? Muze gucika ubwo polisi yazaga igahita ifata Aline, minisitiri bikamunanira gukomeza kwihisha, akaza kutwitanga kugira barekure umwana we. Ariko mu by'ukuri ibibazo by'umwana na papa hano kuri polisi biratandukanye. Papa wa Aline ariwe minisitiri yashyize ishyanga papa wa Shema, Kalisa, amwicirayo kugeza ubwo we ubukwe bwageze aho buba azi neza ko yapfuye.
kandi abigizemo uruhare. Aline nawe afite icyo kibazo ise atari anazi, ntabwo se yari azi ko Aline yicishije Ravi mu bukwe yamubonye ajya mu bapfumu. Murabizi ibyo ngibyo uko byagiye bitambuka. Abatabizi banyandike muri comment, nze kubakorera icyegeranyo cya filime uko yagiye itambuka kugeza uyu munsi, nabaciramo make makeya nkajya mbabwira mbibutsa ati ntimukibagirwe filime kuko ni isomo, iyo wibagiwe aho wavuye ntumenya aho ujya. Mama Mimi Finale amenye ko Ravi ibintu byose bamuhishe yari abizi. Hano hagiye gukora ukuri gusa. Ese mama Ravi arabwira Ravi gute na Shema ukuntu yabahishe ibya Dr Kevin? Ese Dr Kevin noneho bagiye kumwemerera guhura na Ravi kugira ngo Ravi yumve ikiri muri Dr Kevin? Ese noneho nshuti zanjye, Neyuru ugarutse yarakaye biraza kugendekera bite Manzi ka afashe ingamba zo kujya kwihigira Manzi ku kibi n'ikiza? Kubanza abagabo barabuze di, bana bawe nimumbwire niba abagabo barabuze. Reka mbibutse gukora subscribe rero niba utarayikora, ukande like, comment. Nshuti yanjye gukora share byo ni akarusho, ubu nyeretse urukundo rutabaho. Ndabinginze namwe mwese mwumva iki kiganiro mufite amandi masheni, mujye musharingaho nanjye mbakorere subscribe di. Biremewe ko uza hano ugashyiramo link yawe nanjye nkakubera umusabu nk'uko uba wabikoze. Ujya aho kabaye kwa nyirabukwe akamaraho igihe kingana gutya, akatura yendozi ko ari ugutura, ubundi ubwo uwo mugabo aramutse atamushatse iyo depression yazayikira? Uwo mugabo batabanye se yarahaye ubuzima bwe bwose kwa nyirabukwe yazabaho ate mu minsi iri imbere? Oya, iki gitekerezo wahisemo cyo kumwirukana nicyo umuretse ubanza umuhe kwitekerezaho, utekereze Manzi abanza agaruke, ubundi ubanza uganire na Manzi wumve niba koko agitekereza uyu mukobwa, naba agitekereza uyu mukobwa mu bashyingire, apana kuza kwicaraho, njye ntago mbishyigikiye. Ese koko mama Shema azi neza aho umugabo we akiri, ko yemereye muramukazi we ko ubukwe niburangira azamutwarayo? Bigaragara ko mama Shema amakuru ye yose aba yazi kandi ayakurikirana, ariko ntabwo aba ashaka kwerura ngo abivuge. Yodisi nawe ngo aramukumbuye. Biyayu uri bon appetit koko. Umunsi w'ejo amabyuka ko Biyayu yashakaga kunywa agacyayi n'akarindazi kamwe ka Ravi, ariko mu by'ukuri baje kumwicaza baramuganiriza. Mado asigaye amaze kumenya kuganira atuje adatonkana, amwibutsa ko yanyweye igikoma yariye n'irindazi rye, ariko Biyayu ntabwo aba yahaze pe. Bajye bagerageza mu muhe ahage niba bihari, mu gihe bidahari rega Biyayu nawe n'umuntu mukuru ajya atuza, kuko arabizi neza ko hano ibiryo bitahahora, aranabizi neza ubushobozi uru rugo rufite. Niyo mpamvu uru rugo arukunda, ariko kurya agahaga byarananiranye.